Uzi neza uyu mugabo uzwi ku izina rya El Professor muri filime ya La Casa de Papel, ariko si ubuzima bwe busanzwe bumeze bute? Uyu munsi turakuzanira inkuru y'ukuri ya Alvaro Morte uzwi ku izina rya Professor, umusizi w'umwuga wo muri Espagne wigaruriye imitima y'abarebye filime ya La Casa de Papel. Uyu nguyu yarakunzwe ku isi hose. Amazina yasanzwe yitwa Alvaro Antonio Garcia Morte, uzwi cyane nka Alvaro Morte. Yavukiye mu mujyi wa Algeciras mu gihugu cya Espagne. Yavutse ku itariki 23 Nyakanga 1975. Yakuze ari umwana ukunda ibihangano maze akurikira amasomo ya drama n'imikino muri Escuela Superior de Arte Dramático de Córdoba. Nyuma y'amashuri yatangiye akina ku rubyiniro rw'ikinamico, gahoro gahoro yinjiye muri sinema na televiziyo. Akina mu makinamico atandukanye yanyuze mu mateleviziyo yo muri Espagne. Ubuzima bwe bwite, Alvaro ni umugabo w'umuryango. Yashakanye na Blanca Clemente, bafitanye impanga umuhungu n'umukobwa. Ni umuntu wicisha bugufi ukunda kubana n'abo akunda. 2011 Alvaro yahuye n'ikigeragezo gikomeye. Yahuye na kanseri y'umurindi, nyamara ntiyigeze acika intege. Yarwanyije indwara arayitsinda, ibyo bikaba byaramuhaye imbaraga nshya mu buzima. Ubuzima bwe bwahindutse burundu ubwo yahabwaga uruhare rwa Sergio Marquina cyangwa se El Professor muri filime ya La Casa de Papel. Uyu mukino wamugize icyamamare ku rwego mpuzamahanga, akundwa cyane kubera ubwenge n'igitinyiro cya karagiteri ye muri ino filime. Nyuma y'intsinzi ya Money Heist, Alvaro yakomeje kugaragara mu yindi mikino kandi yemeje ko ubuzima bwe atari ugukina gusa, ahubwo no kuba iki gitekerezo cy'ubutwari, ubushishozi no kudacika intege byose arabishoboye. Uyu niwe Alvaro Morte uzwi ku isi yose nka El Professor, wakinnye muri La Casa de Papel. Inyuma ya kamera ni umugabo w'umuryango watsinze indwara ikomeye ya kanseri kandi wigaruriye imitima y'abafana benshi ku isi. Ese nawe uri mu bamukunda Professor? Dushyirire muri comment. Reka twinjire mu bijyanye na filime, uko yatangiye gukina filime n'ibyamuteye kuba yakandika iyi filime ya La Casa de Papel. Njye ukomeje kumva ndi Furage, iyi ni Furage Top TV. Mu mwaka wa 2017 filime yitwa La Casa de Papel cyangwa Money Heist yatangiye guca ibintu muri Espagne. Nyuma gato Netflix yayigize mpuzamahanga maze ihinduka imwe mu mikino ya televiziyo ikunzwe cyane ku isi yose. Filime ikubiyemo inkuru y'umugabo twatangiye tuvuga, El Professor. Yateguye umugambi wo kwinjira muri Royal Mint of Spain kugira ngo acurishe amafaranga menshi cyane. Icyo gitekerezo cyari gitangaje. Si ugutwara amafaranga yabazwe, ahubwo ni ugucapa amafaranga mashya. Ibyo byari bigize iyi filime, bayirebye murayizi. Bafashijwe n'itsinda ry'abantu 8 bambaye mask ya Dali n'impuzangano z'umutuku, Professor yashatse gukora ubujura bunyuranye n'ubwari bwigeze kubaho. Ariko ntibyari ubujura gusa, byari inkuru y'amarangamutima, urukundo, ubushishozi n'uruhare rw'ubwenge kurusha imbunda. Money Heist yese yigarurira isi yose. Indirimbo Bellasiyo yabaye indirimbo y'ikirangirire, abantu ku isi yose batangira kwambara mask ya Dali mu myigaragambyo no mu bukwe ndetse no mu bitaramo. Yabaye ikimenyetso cy'ubwigenge n'ubutwari.
abakinnyi nka Tokyo, Nairobi, Rio n'abandi bose bahise baba ibyamamare bikomeye. Inkuru yagiye irangwa n'amatangazo y'inshingano, urukundo rudasanzwe no guhora abantu bafite ibyishimo n'umubabaro byose bivanze. Money Heist yabaye imwe mu mikino yarebwe cyane kuri Netflix, itsindira ibihembo bikomeye nka International Emmy Award for Best Drama Series. Yanditse amateka nka filime y'Icyesipanyolo yanditse izina rikomeye ku isi hose. Money Heist ntabwo ari inkuru y'ubujura gusa, ni inkuru y'abantu barwanira ibyabo bagerageza guhangana n'ubutegetsi mu buryo bwose bw'igitugu. Kandi kugeza n'uyu munsi Eri Profesa akomeza kuba ikimenyetso cy'ubwenge, ubutwari n'igitinyiro ku bafana be ku isi yose. Ngibi ibijyanye na Porofeseri na filime yateguye La Casa de Papel. Njye wumvaga na Flaji ni Flaji Top TV, tubane mu biganiro bikurikira. Wakoze gukanda subscribe, tubane umunsi ku munsi. Ciao ciao.